What's up, it's your boy DJ Costa Selector Music #1 turi kuri The Focus Team Rwanda kabisa, niho biba biri kubera kabisa, ndi kumwe n'umusitari cyangwa se umukobwa wanyu Elise super beautiful. Nukuvuga Niko mvuga. nagari kuvuga vuga ko usanzwe uvuga. What's up, it's your boy DJ Costa Selector Music #1 daddy waba best Nagari kabisa. ukuvuga. Babara dukomeze ikiganiro. So Elise ni neza cyane. twari tugukumbuye mwana kuri Nari mikoro. mbakumbuye man. Aka abantu n'abagome man. Gute? Nari ntwaye, nari muri feruje, nari ntwaye nyine nari muri feruje. So tugiye kuganira ku kintu bita ngo ni muntu ki, reka ndabanza gusobanurira. Ni muntu ki? Okay, nta kibazo. Ibyo bintu, icyo kibazo gikunda kubazwa n'abasitari se cyangwa undi muntu muri rusange ufite aho amaze kugera cyangwa se intambwe amaze guteraho, sibyo? Kugira ngo tumenye se Elise ni muntu ki, ameze ate, byagenze bite kugira ngo ubu ngubu agisanga Elise ni muntu ki. Aha. Ku batakuzi ubu ugiye kwisobanurira nyine abanyarwanda batakuzi nyine tu Elise ni muntu ki. Nko DJ Costa ni umuhungu mugufi ugeze aha ngaha yarishakishije. Akora iki? Yego yari Ngende umu DJ man. DJ. Okay, Wowe ugiye kutubwira ati Elise ni muntu ki muri rusange. Okay. Amazina yanjye nitwa Namahirwe Elise. Mfite ababyeyi babiri, sibyo? Nuyubatsinda. Nkunda kurya no kubyina. Ariko apana ibintu byose. Waretse kugeza nkunda no gusenga. Nkunda n'inshuti zanjye. N'inshuti zawe. So mu by'ukuri nyine hari abantu babona vibe zawe bakazibazaho cyangwa bakazitangaraho. Ese mu buzima busanzwe uko tukubona kuri kamera ni nako mu buzima busanzwe umeze cyane? Yego. So ese nk'umuntu utakuzi ufite ubwoba? Nta bwoba mfite, ahubwo ni ukubera ino tafari magaze riri kundigadiga. So mu buzima kudigadiga utandukanya Elise wo kuri umuntu yabasha gutandukanya Elise wo kuri kamera ku mbuga nkoranyambaga na Elise mu buzima busanzwe batandukaniye? Okay, bajya kuba bamwe, ariko nyine mu buzima busanzwe nkunda kurakara, nkunda kugira umushiha. Nkunda kurakara. Rero umenyere nyine nawe ukubita, ariko turi kuri kamera ntabwo uhereza. Yego. Elise ni umuntu ukunda abantu, ni umuntu ukunda inshuti ze cyane, nk'uko bambwiye ngo ukunda inshuti ze, ukunda n'abantu. Ese ni Elise ni umuntu ugira impuhwe cyangwa nta mpuhwe agira? Ese ni Elise ni umuntu buri muntu wese yakwifuza kuba yaba inshuti nawe? Ngira inshuti nyinshi, nkunda abana batoya, abana babebe, nkunda n'abantu. Abantu bakunda kumbwira ngo ngira discipline, nimba sinzi abantu bayibona. Narize nyine ngira ubundi inshuti zanjye rero ukuntu zimereye, ni inshuti zigira amahane, umushiha. Inshuti zanjye mujya mubona ntimuzabibabwire, nyine bakunda kugira umushiha, nyine ntabwo nyine bafite ukuntu barihariye, ariko nyine ntabwo tumeze kimwe. Yego. So Elise, ngiye ku bwanjye mba mbona uri akana gasekeje. Akana gasekeje. Ubona nsekeje? Ntabwo nsekeje mani. Ubona iki gisekeje kuri njyewe? Uburyo nyine imyitwarire yawe ubona isekeje, mba mbona nta kintu witaho. Nta kintu nitaho? Ntabwo ari cyane. Hari ibintu nyine biri ngombwa ko umuntu abyitaho n'ibintu bitari ngombwa ko umuntu abyitaho. Yego. So tukiri aho ngaho nyine umaze kudusobanurira uwo uri we Elise, bamaze kumenya uko witwara. Abantu batari bazi ko witwa bivuga ati Ngoma na muto, ariko bamenye n'izina ryawe. So Elise umusitari cyangwa se uri kuba umusitari kuri social media, ubasha kubyitwaramo gute noneho mu buzima busanzwe? Ni ibibazo. Kuva mu rugo ni nimugoroba, ntabwo ngiye kuzana filime, ibirana rakapinze, ibyo byose nashyize ku ruhande. No kwihisha, no kwirwa mu gipangu. Ibibazo mwana, ni ibibazo nyine tu. Ari batsinda bani maso hanze, ibintu byose ni barakwita. Byanyabye nyine tu, baba kwitayeho, banyitaho tu gatanu ku kandi. Ese ubona ubusitari bwangiza iki, cyangwa se hari icyo bwangiza cyangwa hari icyo bukemura? Bwangiza ibintu byinshi. Nyine turitinya. Ugatanya no gutinya abantu, ukabona bateye ubwoba. Nshaka kuba batsinda. Dore nguriya bakakwirukaho, nyine tuba biteye ubwoba. Utangira gutinya abantu kandi utarabatinyaga. Ese wowe ubwawe uba wumva inshuti zawe, sibyo?
amubwiye ngo ufite inshuti zawe kandi murakundana. n'abashiri banjye Ubona inshuti zawe zimariye iki? inshuti zanjye numva zifitiye akamaro kanini nyine tu ntabwo nyine nizo zibizi urakoze nizo zibizi Hari ukuntu sibyo, hari ukuntu uba uri inshuti n'umuntu sibyo, we umufata nk'inshuti ariko we atagufata nk'inshuti, wowe ubona uhagaze mu kihe cyiciro? badufatana nk'inshuti ahubwo abavandimwe byarenze kuba inshuti turi abavandimwe yego So Elise rero ngagira ikintu ubwira abantu baba bagukurikiye bamaze kumenya uwo uri we, bakwitiranyaga nyine uko ugaragara kuri kamera nuko mu buzima busanzwe umeze, umaze kubidusobanurira. None ugira ikintu ubwira abantu bakwitiranyaga nyine bakabona ko nyine kuri kamera ugaragara nk'agashinzi, akana gasekeje, ariko mu buzima busanzwe ngiye ko nkuzi nuko watubwiye umwana witonda. Abantu ntabwo nitonda cyane mwana reka kweditinga ntabwo nitonda cyane sa gusa abantu bakunda kumbwira ngo nditonda ntabyo njya mbona ntabwo ntabwo njya mbibona ngagira ikintu babwira rero. mba ndabakunda mukomeze mushyigikire nyine ni iby'agaciro kuba mbafite ariko hari n'ibintu byanjye ndabakunda cyane ndabakunda nyine nyine ni amahitamo yabo nyine bajye bifata uko babishaka ntabwo wagenda ngo uhindure nyine muri z'abantu yego urumva mwabyumvishije, ubwo n'ubutumwa Elise abageneye. So akantu gato dutebya njye nsoza ntebya ngo ariko ngo bwa nyuma na nyuma wahinduye jezi. ndashaka kugira amagambo sinda kugira amagambo ntabwo nahinduye jezi ahubwo nuko iriya nayikundaga nyine abantu ibiki byabaye se rero nyine biba ngombwa ko umuntu ahindura ariko na nyine bazakomeza babibone bazabona bafite amaso yo kureba namwe murebe bibutse YouTube turiho kugira banakurikirane bakore babwire njyewe ni The Focus Team Rwanda, The Focus Team Rwanda badukurikiranye bakore subscribe share kanganire noneho na Pink nta kibazo sawa.